mucyacya muri Amerika none byankomeranye mwabantu mwe byankomeranye wa Mungu tubana namwivumbuyeho ndavuga ngo ntashyi wacu none nabuze mu rugo ni amazi yose n'umweru iyi kawunga nayo ibi hejuru byayimanuye nabyo byohereje ikonje amaguru nenda gupfa mwana wa mama Mungu agatanaza imfire muri Amerika we mu rugo ni uramenye ako kantu ni kabi amazi yose arasa niba ibizungu by'ibiwerewere nta cyasohoka hanze ngo ukibaze mwana we ziba nawe zimbwa nazo zatunuye aho ndyame basi hano hasi umugira neza zaza mfashe nango kanje gushaka nawe akabotike hano hafi ka kazungu umuntu yakugama imbeho nuko mubizi ndacyari mushashi no muri Amerika uyu munsi ngo twajya ahantu ngo bita kuri harya ngo n'umuntu ntazi ngo umuzungu ngo ni ahantu bagurira ngo ibiryo ngo ujye ubwira icyuma ngo kiba kirimo umuntu wicayemo ngo akaguha ibiryo reba nifitiye inzara ndeba ko nabona ibijumba ndishonje anza n'ibyo bazungu ndahita muhangenda mufite ibijumba n'ibishyimbo ibijumba n'ibitomati I can't understand what you're saying. ibijumba imyumbati ushiramo n'agakukuru n'agasenda mufite ikinono cy'isekurume ikinono mu cyongereza ikinono kimwe cy'isekurume I can't understand what you're saying. cy'isekurume hanyuma ushiraho agasenda ka piripiri ikindi ni ikira n'ibirayi bya maganda ikindi ni iki haryo ubwo na ibindi bitekerezeho niba wakunze video yanjye jya kuri TikTok ni kakajwi shaka amazi n'umunyamugisha kuba gufite pe nta mugisha ntawe azi rero ngo umwana ngo yamwohereje muri Amerika azamuha amadolari waragiye mu ivarisi yakohereje atese ko yakubuze niwe wayishatse iyo varisi ariko uramuzi sinzi inama bagiye gukora baravuga ngo dushaka ukuntu twohereza umwana muri Amerika ngo azatwohereza ngo amadolari none nahize ayo madolari yari mama narayabuze none se undi muri Amerika agatabuye ayiwe hewewe banaje bakuraze hanze dore wacanye umuriro mwinshi karaza akabona mu ndirisha w'insakuriza kakatukuye kabisa papa kamazi regeze kunuka onda karaza none baba bigenza ujya ukarazayo icyo gitutsi umuntu aba arazi umwana we none si ibyo noneho wananjye yewe nta mwana nasi nta mwana nta se we nta wowe nta bitubaganye iwanyu mwese muri mama ndakugaye ibahetse kakajwi watubwira amazina yawe bwite nitwa kakajwi mwana wa Kamanzi ngayo ngoko gusa yo n'amazina bwite none ushaka amazina rusange bamwita byumvuhore ibintu yiha shaka koze umva kaka nutatwereka wallahi urabubabaje abantu ndabiyereka pe kibu subscribe ya nushaka kuyereka kenze we kenze ariko kenze nkagukunda mana we kenze mana ngiye kugira cya kindi kinuza sha ndaraye none wowe imbere y'Imana kamvuge no mu jwi ryanjye ritari ryenoza ni izina ry'Imana bikore ndahita bikora papa okay ya bikore Imana kora cyane imbere cyane yeah yes njye umuntu uzajya umutuntu uzamukorera nanjye tunashaka reka ngenda bakunda muri Amerika ntabwo abantu bo muri Amerika no muri Canada ntituramenyera pe ko ashaka kukwigana ubwo ari mu biki nasigeho
ariko mani si ukubeshya urashoboye bro. byose ndabasha mu gitanda ndabasha ahantu hose aya mu gitanda aho ntacyo mwijeje. gusasa ndasasa mwumvishe ibiki kandi nawe urasasa. ndasasa mba nunu uyu mujyama yarankomye singiye kubeshya. Yaragukomye akinyuma oya ingofero ku ngumi. oya abantu oya njye banza urazipimira hano umuntu hanze mwishira cyegeranye na love drop. ikintu cy'ikigaragisa ahita kibona niba atakiza mbwire mve kuri live njye ntege imodoka njye kumureba iwabo nimwere ukuntu babigenza. ntabyo wakora. Ijana zirageze gira vuba zano rwo. Ntabwo muri bumenya aho agiye. Ni izina ry'Imana ibintu nagukorera muri zose azamumatinga. n'ubundi nta myaka ijana kanyerere. oya kandi guseka nk'indaya ndazi mu migina nuko ziseka kirashwanyuka ukagira ngo ni indaya zo muri Amerika. nanze no kurya ntarakubona mva uwo mutomo uko cye banze niba wanze kurya utarambona rero uzicwa n'inzara mpaka murakoze nema wanjye ndakuriye nawe ukuruta nema irira koko nema nakunze nema nakunze nemba nahambye muri roho ukira abana ntacyo ndi kubona ikigaragisa. ngaho ohereza amasapi 10 birahwana na garagisa. do reba ohereza nk'ibyo bintu by'ibigori nk'igihumbi. 40 42 44 46 50 70 80 100 igatawe iryitatu yamaye nka tata yego bamwana ritayari kakajwe ibyo wigize ayiheripuwe ntabwo ari njye bari kubiha ntabwo ari njye ndamuvumbuye. uratangiye ari kubiyobya ndi kuvuga uwo muntu witwa ngo ayiheripu ayiheripu ari kubiyobya ayiheripu ariko ntacyo uri gufasha umwana wanjye ntacyo muhere abantu bose bari hano iwanyu ntabyohereze rero wohereje utuntu 100 wohereje 200 garagisi ibihuye n'amakoini yohereza kankwereke ino uzuza goro yuzuze igite giturika me reka ndebe gore yuzuze iri hehe gore hejuru ku gore none hino sawe ashaka umurira kukiza n'ikibi ibintu yiha shaka koze umva kaka nutatwereka aha yangane mwa ubufashije umuvandimwe kwa gatanazi bunaye mbonye agatike kazangeza iwacu yego wa mungu tubana nawe uramubona niba umushaka ndamubona gukubita utundi tugori rero twe twekenyera ibindi biraza nyuma ibintu yiha shaka koze umva kaka nutatwereka wallahi urabubabaje abantu ndabiyereka pe ndakazikubita nkazijyana kuzishorera ubiyere ariko ubundi mushaka kureba undi bashaka kukureba gute bashaka kundebara ntibazi ko isura yanjye igikanga abana iyo umuntu yagiye kukureba abagiye kukureba hiki ese iyo yego kandagira yo isapu yamaye nka data sibagwaye ingofero zingaye kandagira mwana wa mama kandagira yamaye nka data what
Shiraho face yawe man, shiraho face yawe. Shiraho face yawe. Shake koze wala. Umuhungu agatanaza mushakira ikira manga data. Washizeho face yawe se. Uyu muntu niwe mufubiya yashaka kumvunyisha. Please, shiraho isura yawe. Icyo nzi cyuza gift uraziruka nutayishyiraho. Bavuganye ngo gora yuzuza ariko ibigori ndikubona bitari byuzura. Byuzuye. Oya? Ntabwo byuzuye 600. Ibigo 300 ku gihumbi. Si wabibonye 686. Nese byuzuye. Ntabwo biruzura igihumbi ni 600. Ntabwo byari byuzura Inosa ariko Inosa. Harabura ngahe? Harabura utukoini ndo 324. Nizo. Ku mafaranga ho nana kwica. Ariko abanuze buzuye. Abarayigize oya Inosa niwe dufitanye gahunda reka banza soza ubutumwa. Ndakubwira bikakajwe ibyo bintu byawe. Ariko abo bantu mana we abantu bari hano bantegereje ni magana abantu. Reba nyine rero. Yandi kureba mana. Turavugana kabisa, turavugana ibintu byiza cyane. Nejo muri video yejo uzajyamo niba ubishaka ntari. Uzanjyanamo. Yes. Ariko ndagapeti. Nta kibazo. Twana kirori no kwiba muri kariti. Naribi. Nyandikire ntari biturabipanga. Maze nagusaba ngo joining ukangasha. Twabibonye kabisa, thank you so much. Yeah, sawa. Yes, thank you. Wari umwana wa Gatanazi nawe. Mwana wa Gatanazi. Ya mwana wana kabikoreye. Ewana Inosa kabisa, thank you so much. Appreciate it. Yeah. Onyandikire kuri WhatsApp turavugana, okay? Akwandikire pe. Anyandikire turabipanga. Ako asiga nakoze na follow. Yarayikoze yaramfollowinze ndabizi. Ndayirongo karahiye zose. Yes, okay. Kansira izindi gori nono abandi baze kutwika. Icyo koze mu buzima urandenze. Bisi cy'umutwe. Inde. Wowe. Kubera iki? Bamwita kakajwe. Banyita ngo kakajwe. Uratubabaje cyane pe. Ubabaje imitima. Yavugaga dore ngizo dore nizo nazishize. Izo niwe yari yazibuze. Gusa babikorere kuko isura yanjye mba nabashimishije nanjye nk'abantu. Change nakubuzeho mani, wamburiye mba numva ijwi ryawe mba numva nkuzi. Nanjye ndakuze rega mwana wa mama. Nanjye nakubuze on Instagram ni Rwanda Kiributsi. Ibaze nsanze nari nsanzwe nkuzi. Uri n'inshuti ahubwo Yesu we. Yego. Ngo nta nshuti mfite yagiye muri Amerika. Uretse umuntu umwe. Ntabwo utama inkonje kabisa nsanzwe nari nkuzi. Byandike kambyandike. Sha wandika gusa. Kadatawe. Sha kadatawe. Nanjye ndikurizwa n'iki? Rwanda dore ngibyo nabyanditse hasi. Heya. Korode wanjye. Korode
Claude mwana wa mama yo Futura aragarutse Future disi ngaho murabeho ncyuye ubusa wowe niba udashaka gucyura ubusa wohereza ikigaraxy nawe njye kuvugana tujye kuvugana inbox yo Future bibi yo Future mwana wa mama yo Future yo uyu muntu witwa Kenze ntago ndi umutubuzi mwana wa mama niba nta nyinya ntacu ubwo ushaka kundeba ni ikigaragisi tukajya kuvugana video call tukaganira tatawe nkahita nanaguforowinga no kuri TikTok ko mforowinga Inosa wenyine nujuje 15,000 bya followers ariko ndo mwana mwiza we yo nujuje 15,000 we mana mbega ibintu byiza dushima Imana tuha amashi Imana bakumpera amashira barakumpera oya ayo majwi ari kusoundinga ukuntu gatatawe ari umuntu uje witwa Tina mana we yo Tina mwana wa mama ibigori hano bimeze neza byahumuye Future good heart yo yes we insenda mana Future Oui. komera cyane Future Oui. yewe ndi kubibona mwana. Yewe gatatawe nazibonye kutengiyo usko nabonaga ari umukobwa Welcome. kakajwe ndagukunda cyane yewe Turaho mwana wa mama fata agasenda yo murakoze cyane Imana ivanaho umukuye Imana ikwakire mu bayo Future ngayo ngo aka kanyura musoje none ze mvuze ngo Satana mwakire mu bayo Ase mwana wa sogokuru koko Mari nyakire mu bayo Imana ikwakire guhumurize uriya mugore wateye inda ntazagusakuriza ayo nguko Ntamuneza azi ko ndikirage ujye nabihamye nari imari ariko nawe wagizemo uruhare nagizemo uruhare rwawe azi ko ndikirage Imana kuduhata se none ari guhandera ari kubiyobya Maramata agasenda ngo ncangamuke urugo umuhata agasenda kugira ngo bigende bite ngenda nziho ari kuduha insenda ngo ijwi rimere nk'iryawe ingo Biga yambonye hejuru y'umukobwa niyo mpamvu kuvuga nkaho eki yambonye hejuru y'umukobwa uwo muntu se kandi unyiganye ninde uwo muntu ngashaka kunyigana ko ashaka kukwigana ubwo ari mu biki nasigeho ariko mani si ukubeshya urashoboye bro byose ndabasha mu gitanda ndabasha ahantu hose aya mu gitanda aho ntacyo mwijeje gusasa ndasasa mwumvishe ibiki kandi nawe urasasa ndasasa mba nuno uyu mujama yarankomye singiye kukubeshya yaragukomye akinyuma oya kandi nuno ndagukeka nunashobora kuza ndasaba turasabana weka mu by'abana mba mama ayasi
watuma intuza ya futuri izamuka kandi ihora ihagaze se nicyo cyiza cyayo. ahubwo ubwo ni yawe bucya kira ifata ariya dumba ariya kakayo. ihora yiteguye. mwifate mu byo muvuga mubizirike. Tubizirike se ese mwana wa Gatanazi unagukumbuye agatoki. Agatoki se shaka ngatumba agatoki kamwe k'inyamunyu shaka ko mu Kinazi. ngo ni agatwaye mu mavarisi so wabonye ko yatwaye n'ibidegede. Nanjye naje mu varisi kazwe. byari byaranyemeye ukuntu wahageze. None naba naraje ute nanjye nibaza ukuntu warenze ikibuga nta pasiporo ugira. Ari umuntu wari ugiye kuza muri Amerika afite igikapu kirimo ubusa. Ndavuga ati nta kuntu wampagikamo ubundi njyewe kubera ukuntu mba ntaheruka koga bagira ni akabutwayemo cyangwa nk'akagurube cyangwa akagurube. Rero abapolisi bakavuga y'icyuma ntigisone kubera gutoga. Birangira nisanziye nari nzi ko neza naho nje mu kuzimu. Kamana usaka isubiye skaneri z'abazungu ko nzi ko nta kintu zitareba. Skaneri itaragufasha iba abazungu rero aragaragara kubera imyate. niko mwana wa Gatanazi kubera imyate skaneri nawe igufata. wapi mari ntabwo yamfashe. ngaho aigamara we uwo ninde nunu kandi ucinye mu mugabo wawe ni kumukeka kandi ndi kugukeka hari umuntu muri kumwe aha aragutera inda arayintera kandi nanjye nyitera. oya numvishe umwana abaye ndamwumvishe waranabyaye no ni future ni wari kuvuga ngo future uwo mwana mwa oya nuwa nunu yagiye gusaba indezo. yaha mu mwange mutangiye kwihakana abana hano ntabwo muzi ko ribu yabiciye. future si wari kukuvuga ngo vuga gake umugore we atakumva. bibya wa mukobwa yateye inda si ubyibuka. sawa komeza twibagize twamwumvishe n'ubundi ntacyo uramira. umwana n'umugisha w'imwihakana we. uretse njye Kamanzi yasanze yarabyaye umuvumo naho ubundi abandi ni umugisha. ngayo nguko shaka Kamanzi ni umunyamugisha kuba gufite pe. nta mugisha ntawe azi rero ngo umwana ngo yamwohereje muri Amerika azamuha amadolari. waragiye mu ivarisi yakohereje ate se ko yakubuze? niwe wayishatse iyo varisi ariko uramuzi. sinzi inama bagiye gukora baravuga ngo dushaka ukuntu twohereza umwana muri Amerika ngo azajya twohereza amadolari. none nahize ayo madolari yari mama narayabuze. none se undi muri Amerika ugeze amadolari barayatora barayakorera bigenda biti? amadolari yo muri Amerika bayabona gute? sinzi ayo madolari sinzi n'ukuntu abasa. none se kiriya cyuma bwira kiguha imyumbati n'amateke ntabwo kiba kiyafite? ntaba harimo ibiryo uragenda ukaka ibiryo gusa kugira ngo kiba gifite n'amafaranga buriya wakikorera ukagicyura. bari yaba yarakimene. ni BM se BM cyangwa ATM? Uruvuze ABM. kanyamara wumvira mu kaguru. kadatabonye hewewe banaje bakuraze hanze dore wacanye umuriro mwinshi. karaza akabona mu ndirisha w'insakuriza katukuye kabisa. papa Kamanzi yageze kunuka
undi akaraza agatoki mu kibuno ndamaza none baba bigenza ujya ukarazayo ariko Imana yanjye nawe icyo gitutsi umuntu aba arazi umwana we none si ibyo noneho wana yanjye yewe nta mwana nasi nta mwana nta se we nta wowe nta bitubaganyi iwanyu mwese muri ba apu ndakugaye niba ahetse kakajwi watubwira amazina yawe bwite nitwa kakajwi mwana wa Kamanzi ngayo nguko gusa ayo ni amazina bwite none ushaka amazina rusange bamwita Byumvuhore Byumvuhore banzwe ayoboneye ayayayayaya amagambo kanshiranye nawe ndavuga nkagira feri ntago kagushira ntababeshye amagambo aranshiranye na ejo katatawe neza navuze icyuya cyaje ntago waduseka iyi ngo umuntu ufite iPhone wenyine niwe washobora kugashiramo ndayifite babishyiramo bate ukuri kubishyiramo niko biri kubishyiramo nyine babishyiramo bate utyo abakoresha ya telefone ajya bayita mubazi mwe abamotari baduhaye wivuga udatuma na fone zacu zipfa hako nta bayita mubazi nyaga mu matwi nawe ziba yego abantu mwe muri hano ibigori ndabikumbuye mu ibigori mani kari akaririmbo wanjye byiringiro ongera ibyo kari akaririmbo katuma nkutera iyindi ntuze ganuza garagisi iyo ndirimbo banze ayobaneye amajya ku murimo babona banyura banze ayobaneye dore baranyurira batayicaramo umutampera w'abadive kabwa atampera se kandi nabaki numva ngo uzi uwo bitwa Kagira Emmanuel ntamu wari uvuze n'inkarimbo none urambesha none se uzi umuntu bitwa Kagira neza Emmanuel oya yambwiye ngo arakuzi yambwiye n'amazina yawe ya nyayo ntuyavugira aha uyanyandikire byiringiro nde ntabwo nyibuka aha ambo iyi ngo urishimye kuko nayo ngaho ntamu uwo turaganira inbox sha nabo mwana wanjye uwo turabiganiraho inbox nama kandi kantu mwana wanjye ndagukubitaho bwa 20 ariko naribi ubanzwe ayobaneye abanyamurimo banyura imama shimwe nayawe twabyumvishe zikuririmba mama wanjye rahira pe urakoze uraririmbe ngira ngo hari umuntu ufunguye umuryango barakumve niba uzi kubara ibindi ubireke 20 yaha 20 ni 20 sha ndayizi arara wambesha ibindi wambesha ibindi byo kubara mama ndi myazo kanzane undi muntu twumva ijya tubwira sha kanzane undi muntu yewe
Kweli wumve. ariko aba bantu banga inka aba bantu banga inka banga inka yemwe ariko mana we kanshiraho ibigori ndabona na